Inshuti bakundwa, twishimiye kubana namwe muri uno mwaka wa 2026, aho Imana yongeye kuduha ubutumwa kugira ngo tubusangire. Buriya rero aho ubutumwa buziye n'igihe buziye nicyo gihe ubutangira. Uyu munsi rero wari ukenewe nguze kumva buno butumwa ndetse wumve ibyawe, ibikureba n'ibireba bagenzi bawe. Buriya hari impamvu umuhanuzi avuga agatambutsa ubutumwa nk'ubu ngubu. Iyo umwuka w'Imana amugezeho amwemeza ibyo agomba kuvuga, nta muntu wabitekerezaho nk'uko abashaka views baza kuvuga bakavuga Imana itabatumye. Niho Imana yandikishije avuga ngo iyo baza kuba babaye mu nama zanjye babwije abantu ibinyakuri. Uyu munsi rero uko bije nuko byaje nibyo ngiye kubaha nkababwira. Hanyuma nje kubwira ijambo rya mbere rivuga ngo amasezerano yawe uyazirikishe kudakora iby'Imana yakubujije. Hanyuma rero niho azasohora, ni naho bizagenda neza. Hanyuma ikindi, Imana yansanze irambwira ngo mbwira abantu ngo inzara y'imyaka 7 irashize. Inzara y'imyaka 7 irashize. Nahawe ikigereranyo cyo guturuka 2020 igihe hazaga covid. Hariya niho hari yatangiye inzara y'imyaka 7. Aho abakomeye n'aboroheje buri wese yafataga agafuka akagenda akajya guhaha cyangwa akajya gusaba imfashanyo. Hariya rero inzara yari itangiye, inzara y'imyaka 7. Ikindi kimenyetso nahawe, mwumvishe iburasirazuba habonetse umuntu uteka imitanga. Hanyuma ibintu nkubwiye ushobora kubyemera cyangwa kutabyemera, ariko umuhanuzi yigeze guhanura aravuga ngo ejo ku irembo indengo ya sayire izagurwa amadolari cyangwa amafaranga makeya, ashaka kugaragaza ko ibiciro bizagabanuka. Hanyuma rero turi mu bihe bikomeye kandi ibihe bigoye, ariko iyo nzara koko nk'uko Imana yitubwiye imaze imyaka 7. Hanyuma harabura umwaka umwe ngo irangire. Umwaka umwe sinzi guturuka rero ugereranyije n'igihe covid yatangiriye. Ubu tugeze muri 2026, harabura umwaka umwe w'imyaka 7 yuzure. Hanyuma amezi cyangwa ukwezi byahagararamo sinkuzi. Ni ikigaragaza ko rero mu mwaka umwe uri imbere harimo impinduka nyinshi zitangaje kandi zizagera ku bantu benshi, n'ihindagurika rya buri kintu cyose kimwe ku kindi. Uko umwami w'umunyamwaga yitegura kuza kuyobora isi no gutwara abantu ku gahato akabakoresha ibyo ashaka, ni nako umwami Imana nawe akomeje kwegera abanyetorero no kugenda babwira ibyenda kuba n'ukuntu bazabyitwaramo. Hanyuma nabwiwe ikindi kintu gikomeye cyane cyavuga ngo ADPR izasubira ku izina rya Pentecote. Ni ikigaragaza ko iri torero ryitwaga Pentecote ry'u Rwanda, hanyuma nyuma riza guhinduka ryitwa ADPR. Ubwo ni Association des Églises de Pentecote, bivuze ngo ni amatorero cyangwa ihuriro ry'amatorero ya Gipentecote mu Rwanda. Ibyo rero bizahinduka nabyo biturutse ku muntu w'umunyamwuka uzazamo cyangwa uzayobora afite ifuye ryinshi, hanyuma agashyira ibintu ku murongo, agasohora n'ibizira byagiye byinjizwa. Aha rero niho ububyutse buzatangira bukaba, niho muzabona igicaniro cy'Uwiteka cyongera gukora, cyukongera kaka. Nongeye kubwirwa amagambo avuga ngo abahungu ba Eli basigaye ku gicaniro bakiyobora nabi cyangwa bakora ibizira, hanyuma Imana ntiyongera kubishimira, igicaniro kirazima. Hanyuma igicaniro cyarazimye kubera bamwe mu bahungu ba Eli. Ahangaha nagiye kubona mbona abantu barabatijwe cyane, ndetse abari barabatijwe bamwe batangira no gukemanga mu batizo babatijwe. Mbona ububyutse rero bw'abantu bifuza kubatizwa mu kuri no mu mwuka, ndetse bakabatizwa n'amazi n'umwuka. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma nagiye kubona mbona kandi abantu benshi bakurikiye abapasitori bigisha ijambo ryiswe ngo ntiteranya, aho batababwira ukuri ahubwo akakubwira ntiteranya. Nabo nagiye mbabona, hanyuma haza ubuyobe bukomeye kubera ntiteranya. Hanyuma numvishe kandi ijambo rivuga ngo nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga kumvira inkota izabarya.
hanyuma rero kumvira nicyo nakubwiye, uzazirikisha amasezerano yawe, niba utarumviye Uwiteka amasezerano yawe ntazasohora. Hanyuma abantu banze kumvira inkota izabajya, hanyuma kumvira ni ibihano bizabageraho. Abantu banze kumvira bagiye kuzagerwaho n'ibihano. Nibwo nyuma naje guhabwa irindi jambo rivuga ngo ubwami butubahisha Imana buranyazwe. Ibi nabyo byaturutse ku gicaniro kitacunzwe neza. Buriya kuva ku mwami Sawuli, Abisirayeli bavuze ngo bimikirwe umwami, hanyuma umuhanuzi yabwiye ababishakaga, arababwira ati Imana yambwiye ko mbabwira ukuntu umwami azabagenza n'ibizababaho nuko bizabagendekera. Kuva icyo gihe rero n'ubundi ubwami ntabwo bwigeze buvaho, ubuyobozi buriho n'amategeko ariho, Imana ibifata nk'ubwami. Hanyuma rero ku isi hose, mu bihugu byose, ubwami butubahisha Imana buranyazwe. Ngira ngo birajyana na bwa buhanuzi twabahaye bwa 2026 buvuga ngo ingoma zirabyaye. Kubyara kw'ingoma rero ngira ngo twabyita nko kumeneka, ariko ukurikije ibintu biri kugenda bisohora n'ibintu biri kugenda biba, turaburira abantu kugira ngo bakizwe, kandi bakizwe cyane, bareke kugendera mu kigare, kandi abantu bagira urukundo rwa kivandimwe. Abantu ntabwo bagikundana, niyo mpamvu mubona abantu benshi bari kwicana, abandi bakiyahura. Ubwicanyi burakaze cyane, no kurogana hakoreshejwe za sipaguru n'ibindi. Ibi byose biri kugenda biba. Hanyuma icyo Imana yavuganye nawe kizasohora, upfa kuba waravuganye nayo. Hanyuma niba waravuganye n'umuntu cyangwa waravuganye na mwene wanyu, nawe ubwo yazabisohoza. Ariko jyewe nje kubwira icyo Imana ivuga, ko inagihagararaho ikakirinda ndetse ikazanagisohoza. Ndetse Imana irinda ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye imyaka ibihumbi. Sinzi rero niba wiganyira kubw'imyaka ufite cyangwa n'igihe umaze, ariko igihe umaze utarasubizwa, ikigaragaza ko uzanasubizwa nuko nawe ugikomeje kuba ugihumeka. Naje kubwirwa ijambo rivuga ngo umuntu ugihumeka umwuka w'abazima aracyafite amahirwe ye 100%. Hanyuma rero niba uhumeka, uracyafite amahirwe yawe nawe 100%. Wowe dusangiye kumva ubutumwa kuri channel kuri ijambo dusoma, ndagusaba guhindurwa n'umuburo. Hanyuma nje kukubwira irindi jambo umwami yambwiye, muzamuramo ibendera muri kino gihe, muri bino bikomeye. Ni ijambo rivuga ngo Yesu arakiza. Kuba Yesu akiza rero, Yesu akiza ibyaha, Yesu akiza ubugumba, Yesu akiza indwara. Mumwemere nk'umwami n'umukiza, kuko naje gusoma ijambo rivuga ngo abamwemeye bose bakizera ubutumwa bwe batajyajya, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Iyo uri umwana w'Imana rero uhabwa ibigenerwa abana b'Imana, ugahabwa ibigenerwa bakavukire ku Mana. Ubundi ntabwo twari abaragwa, ariko twagizwe abaragwa n'amaraso ya Yesu. Nujya kugira icyo ukora, nujya kugira aho ujya, jya ubwira Imana ngo amaraso ya Yesu antwikire. Niba wubatse inzu, niba uguze ikibanza, niba umwana agiye kwiga, niba nawe ufite ubucuruzi, niba ufite akazi, niba uri umushoferi, bwira Imana ngo amaraso ya Yesu antwikire. Abantu batiringiye amaraso, batanabeshejweho nayo, ndakubwira ngo ahabo urugendo rwabo ni rugufiya, inzira zabo ziri kubagora, kandi birakomeye, biteye ubwoba, ndetse bihindishira umushyitsi abantu benshi. Ndabwira abakristo niba bareke guhinda umushyitsi no kugira ubwoba. Naje gusenga ijambo rirambwira ngo bwira abantu ngo mwitinya, ngo kandi ntimugire ubwoba. Nta kintu cyo kudutera ubwoba, yaba impungenge ku buzima, yaba impungenge ku mibereho, kuko umuntu wese Imana yaremye yamugeneye igihe cyo kubaho ndetse n'igihe cyo gupfa. Ariko nanone inaguhamagarira icyo uzakora n'umuhamagaro uzakora, iguha n'imbaraga, iguha n'impano, ndetse igushyira mu byimbo byo kugira ngo ukore umurimo wawe. Abantu bakora umurimo w'Imana rero nk'uko bawuhamagariwe, mwakira amagambo y'Imana.